Yesu ashimwe inshuti bavandimwe bandi Umutsinzi TV, ndabasuhuje aho muri hose, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Uyu munsi nifuje ko tuganira ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bafite ubushake ndetse n'inyota nyinshi yo kumenyana n'Imana mu buryo bwimazeyo. Mu by'ukuri abantu benshi bashaka Imana, ariko akenshi usanga batamenya aho bashakira Imana, kandi bashaka kumenyana nayo bya nyabyo ndetse babishimikiriye. Rero ikintu kimwe dukeneye kumenya ku Mana ni uko Imana umuntu adashobora kuyimenya nta muntu uyimumenyesheje, cyangwa se nta buyobozi bushobora kumuyobora uburyo ki yamenyana n'Imana. Muri Zaburi 103 haravuga ko Imana yamenyesheje Mose inzira zayo, Abisirayeli ikabamenyesha, ikabereka ibikorwa byayo cyangwa ibitangaza byayo cyangwa imirimo yayo. Noneho rero ikintu tugiye kurebaho ni kimwe, tugiye kureba ni gute umuntu amenyana n'Imana. Ese wamenyana n'Imana mu buhe buryo? Rero ikintu cya mbere dukwiye kumenya ni kimwe, iyo umuntu ashaka kumenya ikintu hagomba kuba hariho umuyobora muri ubwo bumenyi cyangwa umuhereza ubumenyi bw'ikintu runaka. Iyo ushaka kujya i Kigali utahazi cyangwa ushaka kujya muri Amerika utahazi, ugomba gushaka umuntu ukumenyesha, uguha ubumenyi. Urugero, ugiye muri Amerika ugomba kujya muri ambasade y'Amerika gushaka ibyangombwa, ndetse ukamenyeshwa n'imyitwarire n'aho ngaho ugiye uko hameze n'ibindi ukahamenyeshwa. Ugomba kubanza kuhamenya mbere na mbere, ugomba kubanza kuhamenyeshwa n'umuntu uhazi. Hanyuma iyo hamenyeshejwe n'umuntu uhazi, nyine nawe urahamenya, ukagenda ukabayo ukenjoyinga ubuzima bwaho. Ntabwo rero abantu benshi mu bintu by'Imana babizi ko bakeneye umumenyi ubamenyesha inzira ibahuza n'Imana. Umuntu wese usanga kuri iyi si avuga ngo Imana kumenyana nayo nzi ukuntu nabigenza, ni ugusenga cyane, ni ukujya mu misozi cyane, ni ukwiyiriza ubusa cyane, ni ukwibabaza cyane kugira ngo tumenyane n'Imana. Buri muntu wese afite inzira ze. Navuga ko ubwenge bwe bumwigisha kuko kumenyana n'Imana ariko bidahuye n'ukuri. Ntabwo Imana umuntu ashobora kuyimenya atayimenyeshejwe n'undi muntu wayimenye. Rero niba ushaka kumenya Imana mu by'ukuri, cyangwa nushaka kumenyana n'Imana, ugomba kureba umuntu wamenyanye nayo akakumenyesha uko yamenyanye nayo, hanyuma nawe ukamenyana nayo, ukaba umwe nayo. Iyindi nama yindi, kurikira uwo muntu umunambeho, umurambyeho kugeza igihe umenya Imana nk'uko nawe yayimenye. Reba urugero umuntu yaguhereza rwo muri Bibiliya. Reba ukuntu Eliya yahuye na Elisa, cyangwa ukuntu Elisa yahuye na Eliya. Elisa ngo yari umuntu uragiye inka, hanyuma abonye Eliya, abonye ibitangaza akora, ahita asiga amatungo n'ibindi byose yararagiye by'iwabo, yabisize mu rwuri arigendera, akurikira Elisa. Aravuga ati uyu muntu ko ari umuntu w'Imana, nshobora kuzamugiriraho umugisha, nkamukuraho ikintu gikomeye. Imyaka yose babaniye, Elisa ari umugaragu wa Eliya. Eliya yageze aho arazamuka cyane ku buryo Imana imubwira ngo ngwino uva ku isi. Hanyuma Elisa
yaje gutumbera Eliya aramukurikirana kugeza igihe Eliya abonye yuko Elisa koko hari icyo yamushakagaho, hanyuma arakimuha amusigira umwitero we uriho imigabane 7 y'umwuka wose wa Eliya. Ubwo ni umwuka wose cyangwa se ni imyuka yose yakoranaga na Eliya, yose yayisigiye Elisa. Imvuga imyuka ntugire ngo ni ikindi. Umuntu w'Imana aba afite imyuka myinshi. Imyuka rero ubwo igabanyijemo ibice byinshi: umwuka w'ibitangaza, umwuka wo gukiza indwara, wo kwirukana abadayimoni n'ibindi, umwuka wo kumenya ahazaza. Yes, ni imyuka nyine myinshi igiye itandukanye. Hanyuma rero niyo mpamvu ntabwo Elisa yari kumenyana n'Imana yaba atarahuye na Eliya. Reba imbaraga zakoreye muri Elisa, Eliya amaze kugenda. Reba ibitangaza yakoze, yazuye umuntu wapfuye. Ikindi biratangaje ukuntu ishoka yaguye mu mazi akayikuzamo. Ubumenyi yari yarakuye kuri Eliya. Biratangaje ukuntu yahanuye ko igihe inzara yari imeze nabi cyane, yahanuye ko ngo ibiryo bizaba bigura udufaranga twa ntatwo, kandi inzara yari imaze igihe. Umusirikare akabipinga akamubwira ngo uzabirebesha amaso gusa, ntabwo uzabiryaho. Reba, yakoze ibitangaza byinshi bitandukanye. Reba ukuntu yahumye amaso ingabo zari zije kumushaka, akazijyana akaziyoboraho umwami ari, kugeza ubwo zisanze hagati y'abasirikare bagiye kuzirasa. Yazihumisha amaso akazibwira ngo ntabwo hano ariho Elisa turashaka. Yarabajije ngo murashaka nde? Ngo ni Elisa. Kandi bari ku rugo rwe neza, bamuteye, barugezeho, bari baruzi 100%. Turashaka Elisa. Hanyuma Elisa arababwira ngo ntabwo aho muri ariho, muze tugende mbereke. Abahuma amaso kugeza ubwo abajyanye ibwami. Ageze ibwami bahumura amaso, ategeka ko amaso ahumuka. Barebye babona bari ibwami. Hanyuma icyabayeho, umwami yaravuze ngo tubice. Hanyuma Elisa arababwira ngo ntimubice, ahubwo nimubagaburire, mubapfunyikire, basubire iwabo, batahe bajye kubwira iwabo uko byagenze cyangwa ko tudaterwa. Ni ibitangaza. Ntabwo rero n'abandi muri Bibiliya bagenda bagaragaza abagiye babarira, ntabwo umuhanuzi Samweli yari kuba umuntu ukomeye mu kumenyana n'Imana yaba atarageze kwa Eli. So rero nawe ukeneye ukurera akakumenyesha Imana ye, nawe ukamenyana nayo kandi ukaguma ku birenge bye. Pana babandi uza wamara gusenga igihe kingana iki gitoya ugahita ugenda. Ntabwo gutya ari byo. Guma ku birenge by'uwo muntu akumenyesha Imana, umakinge sure kuyimenye nk'uko nawe yayimenye, mpaka igihe nawe azagenda wenda nka Eliya cyangwa se nk'abandi, nawe uzasigarane umugabane we munini, aba ari usigara mu mwanya we. Murakoze cyane.